Amakuru muri uyu munsi ikiganiro tugitangiriye ku nkuru. Umugabo yafashe isaha ye imubyutsa ayizirikaho umugozi awuhuza n'agakoresho kabaga hejuru ye ku gitanda. Aho hejuru yahashize ibuye riremereye cyane kuri wa mugozi uziritse ya saha ye imubyutsa. Uko byagombaga kugenda yakoze ibi byose kugira ngo igihe isaha ye izajya isona imubyutsa, umugozi uteretseho ryabuye uzajya uhita urekurira ibuye hasi, bikibuye naryo rigikubita hasi, ubundi rituma abyuka ashigukire hejuru. Urabona uyu mugabo yakoraga akazi ko kubyuka karekare cyane mu gicuku butaracya akazimya amatara yo ku mihanda. Niyo mpamvu yakoze iby'iyi saha kugira ijye imubyutsa kare. Kubw'amahirwe make mu ijoro rimwe yimuye igitanda cye akimura munsi y'ibuye neza, nyamara mu kuryama kwe yibagirwa kugisubiza aho cyari kiri. Isaha yarasonye, ibuye ryaramanutse ryikubita mu isura y'umugabo rihita rimwica nta nteguza. Itegereze urebe. Impamvu dutangiranye iyi nkuru nuko nawe uyu munsi usibye nawe nanjye ubwanjye hari ibintu dukora nabi mbere yo kuryama, ari nayo mpamvu dukoze ikiganiro mu cyumba uraramo reka turebere hamwe ngo ni ibiki uri gukora nabi bikaba kenshi binakubuza gusinzira neza. Nawe ujya wumva unaniwe aho kuba waruhutse nyuma y'uko ubyutse mu gitondo. Ntabwo uri wenyine, dukora ibintu byinshi byangiza uburyo dusinzira neza mu ijoro. Mu kiganiro cy'iminota 8 tugiye kurebera hamwe amakosa twese duhuriyeho dukora nabi buri joro mbere yo kuryama. Turaza no kuvuga ku byo wayakosora. Ndabasuhuje, nitwa Samuel Mugisha. Iyi ni Telemontagne Rwanda, ukurikira ikiganiro n'ibintu byinshi tumenye byinshi kubera mu isi. Hano unakurikira ikindi kiganiro cyitwa Gatabo, amasomo y'ubuzima. Kora subscribe uzajya ubona ibiganiro by'ubwenge. Ikosa rya mbere twese turabikora mu ijoro, ukoresha telefone cyangwa se mudasobwa. Akenshi mbere yo kuryama abantu benshi bibwira ko bakeneye kureba andi mashusho niyo yaba rimwe kuri TikTok, Instagram cyangwa se ahandi. Urumuri rwo mu bwoko bwa bleu cyangwa se ubururu rusohoka muri telefone zacu ndetse n'amateleviziyo ni urumuri rukoma mu gukora cyane ivurwa ry'umusemburo witwa melatonine. Nyamara uyu musemburo niwo ushinzwe kubwira umubiri ko igihe kigeze ngo umuntu asinzire. Ukureba muri telefone yawe cyangwa se ikindi gisa nayo ubuza n'ubwira ubwonko bwawe utikanguka, nyamara uba uri mu gihe cyo gusinzira. Mu gukosora aya makosa, umuntu iyo yifuza kuruhuka neza mu ijoro nibura yakagombye gufata nk'isaha imwe mbere yo kuryama atarebye muri telefone na gato. Telefone kure. Ushobora gukora ibindi bitari ibyo nko gusoma ibitabo nka Bibiliya, kumva ibiganiro runaka kuri radio, kuganira n'inshuti. Biba bisaba ko uhereza ubwonko bwawe n'amaso byawe akaruhuko. Gusa hari irindi kosa: kunywa ibinyobwa bitera imbaraga cyangwa se bifite kafeine nk'ikawa mu ijoro. N'ubujiji kunywa inzoga cyangwa se ikawa mbere yo kuryama. Nyamara abantu benshi bibwira ko ikirahuri kimwe cy'inzoga gituma basinzira byoroshye. Inzoga ni kimwe mu binyobwa byica cyane uburyo usinziramo mu ijoro. Ibinyobwa nk'ikawa byo bikangura umubiri cyane mu gihe cy'amasaha menshi. Ni byiza cyane gutekereza ku byo urya mu ijoro. Ku muntu unywa ikawa ntabwo yagakwiye kunywa ikawa mu gicamunsi cy'umunsi na nyuma yaho. Hanyuma ku nzoga, ntabwo ndi bubakuri ku nzoga, gusa nanone ni byiza kunywa inzoga ya nyuma amasaha make mbere y'uko uryama. Ibi binafasha umubiri wawe kuyikoresha. Byaba byiza nibura aho kunywa inzoga muri iki gihe wakwinywera nk'icyayi, icyayi gitetse neza. Hari abandi bantu bakora amakosa cyane: gukoresha icyumba uraramo nka biro cyangwa se aho gukorera siporo. Hari n'abafata ibiribwa bakarira mu buriri. Icyumba uraramo cyagenewe gusinzira ndetse n'amabanga y'abashakanye. Gukorera akazi mu cyumba kuzana stress mu buriri niyo waba uri kurira mu cyumba byonyine. Ibi bituma umubiri wawe utangira kujya ufata icyumba ahantu ho kurara ukahahuza n'imirimo. Ibi ikintu bitanga ni ukubura ibitotsi ndetse no kutaruhuka neza.
Gukosora ibi, hindura icyumba uraramo ahantu ho kuruhuka. Vana ibintu byose bitari ngombwa bikorerwa mu cyumba cyawe ubishyire kure. Niyo waba uba mu nzu nto, ni ngombwa gutuma icyumba cyawe uraramo kigaragara nk'aho ari ahantu ho kuruhuka neza kandi gusa. Ikosa rya kane: kurya cyane, kurya byinshi mbere yo kuryama. Ibi byo ushobora kuba wanabikoze mu ijoro ryakeye. Ifunguro riremereye cyane, riryohereye cyangwa se rifite ibinure byinshi cyangwa se amavuta, ni ifunguro rishobora gutuma umubiri utarikoresha neza, rikaba ryagutera ikirungurira ndetse no kudakora neza k'urwungano ngogozi rwawe, kuba warirya mbere yo kuryama cyangwa se warirya mbere yo kuryama. Kurya ifunguro nk'iri bituma umubiri wawe uhugira cyane mu gukoresha ibiryo wariye aho kuba wakwitegura kuruhuka. Niyo mpamvu ari byiza cyane kurya mbere y'amasaha nk'abiri kugeza kuri 3 mbere y'uko uryama. Utuntu twonyine warenzaho ntitwakarenza utuntu tworoshye cyane nk'umuneke cyangwa se amata ndetse n'ibindi bisa nayo nka yawurute. Ibi bihita bitujyana ku ikosa rya 5: gukora imyitozo ngororamubiri ikakaye wegereje kuryama. Mu busanzwe imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane ku muntu wifuza kujya asinzira neza. Gusa gukora imyitozo ngororamubiri ikakaye mu ijoro cyane ibi bizamura ubushyuhe bw'umubiri, ibi kandi bigakangura ubwonko, bikagorana cyane ko waba wabasha gutora agatotsi cyangwa se gusinzira. Biba bimeze nk'aho umubiri wawe wirukansa ibirometero byinshi ariko kandi ugiye kuwusaba mu kanya gato gutuza ngo usinzire, kandi ibyo ntabwo bikunda. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kare. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kare mu munsi. Ku mugoroba niba ariho honyine bikunda gukora imyitozo ngororamubiri, byakabaye bikorwa ari imyitozo ngororamubiri idakakaye. Wakora kwigorora, yoga cyangwa se kugenda. Ibi byose byagufasha kuruhuka. 6: ntukirengagize na rimwe uko mu cyumba cyawe hagaragara. Mu cyumba uraramo iyo habamo urumuri rwinshi, haba urusaku cyangwa se ubushyuhe cyangwa se ubukonje, hari akavuyo, ibyo byose mu buryo runaka bigira ingaruka ku rwego n'uburyo usinziramo. Umubiri w'umuntu ukuntu uteye ukunda ibintu bihoraho kandi byisubiramo ndetse no kumva utekanye iyo tugeze ku ngingo yo gusinzira. Ni byiza cyane kumenya neza niba ugiye kuryama, nibura ukamenya neza ko uraza kuruhuka bihagije. Ibi bigerwaho utuma icyumba cyawe kiba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kijima mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, gutuma hatuza ndetse ugakoresha uburyo bwose icyumba cyawe kigira ubushyuhe buri hasi. Igihe cyose icyumba cyawe gihorana akavuyo, kuruhukira muri iki cyumba bigomba kuba byakugora. Byuka usase, tegura uburiri bwawe mbere yo kurusohokamo. Tuma icyumba cyawe gihinduka ahantu heza ho kuruhukira. Ikosa rya 7 n'iryo dusorezaho ni uguhatiriza cyane kubona ibitotsi iyo umuntu ageze mu buriri. Birasekeje gusa nibyo, uko ugerageza cyane ngo ubone ibitotsi niko bibura. Umunaniro n'umuhangayiko bwawo bihita bituma utagera kuri ibyo. Bivuga ko mu gihe utarabasha gutora agatotsi nyuma y'iminota 20 ugeze mu buriri, byaba byiza uvuye mu buriri ukajya mu kindi cyumba biramutse ari ibikunda. Genda wumva ubwoko bw'umuziki utuje, kandi ushobora no gusoma ibitabo cyangwa se igitabo runaka kugeza igihe wumvisha ibitotsi bigarutse nanone. Kuryama mu buriri ari nako ugerageza gutekereza ko wabuze ibitotsi, ubu bwabyo byongera umuhangayiko. None bakunzi bacu, ayo niyo makosa benshi muri twe turi gukora. Gusa ntugire ubwoba, twese tubicamo. Amakuru meza ni guhindura utuntu duto cyane byatuma uhindura neza uburyo usinziramo n'uburyo ubyuka wiyumva, ku buryo iminsi yawe yaba igiye guhinduka uhereye uyu munsi. Gerageza zimwe mu nama dutanze muri iki kiganiro buri cyumweru, maze urebe itandukaniro. Impinduka nto nizo ziganisha ku bisubizo birambye. Nabyishimira mumbwiye ibyo mugiye guheraho muhindura uyu munsi. Reka mumbwire muri comment hasi. Iyi ni Telemontagne Rwanda ukurikira. Ibi biganiro nk'ibi ni hano bikurikirana honyine. Iki kiganiro wagikunze wifuza kwiga ikindi kintu gishyashya, dore ikindi kiganiro wareba kuri screen yawe cyangwa se ku kirahuri cyawe uri kureba ari ikindi iki, nanagishyize muri comment hasi munsi y'iyi video. Reba icyo kiganiro nacyo ni cyiza. Samuel Mugisha, naho gutaha.